Matiya. Meza ni meza. Naratele mucaye. Murakoze cyane. Makuru meza. Makuru turaho. Mwari muri Matiya. Turaho cyane. Nayo turaho. Icyo nguhamagariye mutumiyeho yango tugiye ikiganiro. Arabizi ko mfite business y'ubucuruzi nkorera mu Rwanda ndetse hanze y'u Rwanda. Arabizi ko corona yabaye mu buryo butunguranye. Tuba dufite ibintu Dubai, indege zirahagarara, ubuzima busa nkaho buhagaze. Kugira ayo mazi tuzije birananirana. Bityo rero ndagutumye kugira ngo tuganire icyo twakora muri business yacu. Ziko turi inshuti rumworo ziranye nkaba umucuruzi twe gufatanya muri byose. Bityo rero yo mpamvu ngiye muze tubiganiraho n'ubwo bufatanye bwacu nanjye ngiye nawe. Murakoze cyane. Buriya rero nubwo wagize ibibazo mu bucuruzi, buriya natwe mu bworozi niko byari bimeze. Nibyo. Niko byari bimeze natwe bwo twahuye n'ibibazo, kubona ibiryo by'amatungo bibi ikibazo. Ariko kubera ko duhuye kugira ngo twungurane inama, cyane ko turagenda twerekera no mu zabukuru. Cyo rero ndagira ngo mu bwego kugira ngo dusigasire mu byacu dufite abana twagira ngo hamwe byatubayeho kugira ngo habeho kugira ngo abonege guha amazi ngumwe bo byatubayeho bitazongera kubaho. Ndagira ngo tujyane uburyo twabuza abana bacu, tujyane icyo bita ubufatanye, tube twasinya amasezerano y'ubufatanye kugira ngo ejo kabone ko njye mfite umwana ngiye kohereza muri business kugira ngo azamufasha dufatanyije byarushaho kugira ngo nawe ejo nawe gutyo abantu twese kugira ngo twiteze imbere mu gihe kizaza. Ibyo bintu nanjye nashaka. Sana bino guhamagara muzaza. Ibyo bintu rwose tubyemeze tugiraneho amasezerano abana bacu bo kuzandagara tutakiriho. Urakoze cyane Matias, ndagushimiye. Ibyo tuzifuzo ugeje ko nawe ukinyemereye bityo ndizera ko ubufatanye bwanjye nawe n'umubano mwiza cyane n'abana bacu uzarushaho gutera imbere, gutera intambwe. Saba rero ndafite akazi kenshi ngiye mu nama mu kandi karaza. Saba rwose mugire umunsi mwiza. Murakoze cyane. Sawa musaza. Nitwa Kwaburi. Nanjye nitwa Maso y'inyana. Maso y'inyana? Yeah. Baba we, Maso nk'inyana rwose yafite nk'igisabo. Nyine mbona nyamujyi babivuga, yisumeze neza urakeye. Nese wanyemerera tukikundanira basi. Ukundanye nanjye ntabwo wazigera ubyicuza na gato. Famo ingurube, mfite ingurube nyinshi cyane ndanaranguza. Mfite none nicyo bitasumbira iki. Mbese uramutse ukundanye nanjye nta nzira zigera kwira kujya uhora urya inyama sumbirigi buri munsi no kujya turya sumbirigi buri munsi. Mbese uramutse ukundanye nanjye ntabwo wazigera ubyicuza. Ariko sireka nkubaza, ubura ndeba ukareba n'ukuntu usa, urabona njye nakundana nawe. Vana hasi uzamuke ugeze hejuru nta n'isoni. N'icyo cyumba tugenda urya mu muhanda ubwo nta n'isoni ufite. Hasoni, reba ukuntu usa urebe n'ukuntu nsa. Wigize rero ngo wajyana nanjye. Nta n'isoni ubwo ufite. Usobanura uri umugabo we, ese ubundi reka nkubaza. Ko mbona wambaye igipantaro gisa gutyo, reba n'igipira. Ubwo boxer yawe basha kuyifurara, nayo ndabona ari umwana. Arambwiye so nta muntu mbongera. Ibibazo bigwira abagabo.
cyane. Oh wow, bro wambaye neza. Nawe wabibonye. Ahantu ugiye abakobwa babo bazakura. Iyi sister wacyoreka gukabyara. Bro uransize ko. Umva gusa nyine nzagukumbura. Uzi ukuntu ngukunda. Cyane noneho ngewe. Bro ndikumva bimbabaye. Oya pole mama. Ni sister nzagaruka vuba nta nubwo nzatindayo. Koko se uransezerana. Nukuri nzagaruka vuba. Bro nizere ko utari Umva kumbe. cyane ariko. Nzagukumbura cyane. Pole nyine nzagaruka vuba ntago nzatinda. Okay, gabazi gake nyine. Noneho ubwo ufite na selfie ku buryo Oh, bro reba na skills. Basa neza bazakura. ndabona nta kibazo ufite umeze neza sha amakuru se sha mfa urakeye papa ahantu usigaye ukorera umaze kuba umusore umaze kuba umusore amakuru sha bemute umeze neza Cyane. ah Nari mukunda. nibyo ndabona sita rwose nta kibazo umeze neza ubona Peter umeze neza meze neza nta Nibyo. kibazo mute meze biteze Meze neza. aho umeze neza nta kibazo utamaze kuba umusore ubwanwa bwaje nashaje papa nta mpamvu zo gusaza iriya y'akazi ari kenshi iyo umuntu asaza ko nta kazi uragira gatuma usaza uracyafite mu mutwe hagifunguye cyane rwose nibyo mute bose muze ku ishuri Meze neza amasomo aragiye. yaranatsinze nibyo sitasiyo ni byiza ahubwo kabisa nuko umucyana ni byiza rwose ni byiza bo okay buriya ko mfite akazi kenshi nzagutembereza Yego. bo byaro byose muri nko mu weekend nzagutembereza ahantu heza nzagutungura ngushimishe Oh wow, Daddy, thanks. Urakoze cyane. okay ni byiza uradushimisha bo noneho okay wowe Peter arabizi ko ngira business ariko nifuza ko wahita umfasha muri iyi minsi ukansimbura ngiye koza mu kazi hari ibintu dufite hanze uzabidowana ubikurikirane bigeze majerwa ariko nawe umaze kuba umusore hari byinshi ugomba kwitwararikaho nzabikurikirana umutesi naweho nawe ugomba kumenya ko umukobwa kwitwara neza hanze hari ibintu bitari byiza abasore iki byose icyo uzakina cyo uzubwira yego ariko sibyo mute wowe Peter rero nawe urabizi mu kazi hamwe ibintu byinshi by'ibishuko hamwe batubuzi urabona umutungo ubanyezeho urabona ni uko umuntu aba yarabaye maso yatuze cyane bigatuma igihe cyose ahora ari maso nta muntu wamushuka urazi ko abasore rero mugenda mugafata nk'ushakiye mukajya mu ngumi wati nifuza ko rero bizeza kujyanamo kuza buri munsi ukurikirana amaso sibyo kandi urakoze papa umva ni byiza nifuza kuzaho neza we nzagutungura umva sister Uzanzanira gake. sawa itegure noneho ujyane ugeze ku kibuga ufate kugenda ibindi byose byakunda mashini wayifunze ko gusa cyane byose okay sawa bon ibyo tutwara neza itegure vuba byari byose kugira ngo tugende
ndaremerewe ariko twajya bonariye amabuye urasige kwaburira niwe nawundi ujya wambara kariya gapira wagira ngo nak'intore zituruka mu majyaruguru y'ikuzimu ariko njya mu murima umushenzi ndamwica birirwa badushishikariza kugira isuku ariko we nta handi kiri no kurya umuneke kanze nkwereke kanze gitwa ndagufasha nta kintu urambwira icara aho ngaho meza ngaha gikwa umuntu w'umugabo ukanya mu rutoki uri no kurya ubuze wowe kuriye mani umva mbere ni ifumbire mani ndimo gufumbira umurima mani ifumbire nyiri aha ngaha yigeza gusaba ko umufumbirira gufumbira umurima hasi se nyine niko leta iri kudushishikariza isuku mwarangiza noneho mwebwe mugahora isuku maze mani mugahora muri kugenda muri kurunga amazi nako mwanda wawe kontire banga mu mabyi mani niko reka mubaze aha ngaha hari toilette wapi ni gute uza kunya aha ngaha subiza basi baba ndakwinginze reka ndimo gufumbira ubundi iyi ni ifumbire ndimo gufumbira iki hano hateyemo iki nese ntuzi ko amabyi ari ifumbire gikwabo jamais mani uzi kukutsira mu mabyi ariko umuhungu wo mu majyaruguru y'ijuru ntabwo nagufata ari gukora ibikorwa nk'ibi ngibi ngo ngiye mureke bashyiramo imiyaga ndakwinginze imiyaga y'ibiki nabizi ko twabanye neza iki inzoga yawe nzi reka da ese umuneke wanjye nturiye umuneke wawe se wowe wari gukora ibiki urya uri kunya wowe none se ukoze iki bro wowe nturiye ntunyatse umfasha ndi kunya mfasha ari njye uri gutamo uyu mwanda reka da none reka nkubwire kubera ko uri umunyamwanda ukaba uri gukora ibi bikorwa ubwo nawe bishatse ko uri umwanda rero ngiye kugufumbiza uyu murimo wowe n'umwanda wawe bashyiramo imiyaga uzongera bashyiramo imiyaga ndakwinginze nana yakozemo uzi ko ngaraguye mu mabyi mani gikwabo shyiramo imiyaga ndakwinginze bro ejo bundi turi mu nama bavuze ngo ntabwo nzongera ndabizi ko ari umwanda ntabwo nzongera we nuko nari nkubwe umbwira iki nari nkubwe sasa ni nabi haguruka mwere mu buyobozi wowe ambabare basi ntujyane ku murenge ko noneho banyica amaboko inyuma ako ko twabagenda ambabariye koko ndakwingize bro basi shyiramo umuyaga ndakugurira rwose ibyo ushaka byose ndakwingize bro hajya hanejeje ku murenge banyica urabizi neza hafi yo ku mukuru w'umudugudu n'indera ndakwingize bro reka basi nzamure ipantaro reka nzamure ipantaro ba arahita mpemba inzoga basi shyiramo imiyaga ndakwingize please shyiramo imiyaga rwose njyewe rubunda ntago nishimiye umwanda urabizi ko tutabanye nabi rwose kuko rubunda urabona reka nkubaze uri kuninza ndakwingize bro shyiramo imiyaga rwose basi please ndakwingize bro ndakwingize pe ndakwingize bro bambabare kwe uriya mukobwa uramuzi se kadete mani mukagenda wenyine mbanza wumve gikwamo nakubonye uri kunya mu murima ndakwihorera sibyo ariko noneho iki ntabwo nakikwemerera ku kadete njya kunda kuva ryari namwibera mwana kadete afite inda y'amezi 3 yanjye we gutera ubunda nagira imyaka 20 ninatera inda ngwiki naho uraza ngo kadete ibiki sinumva niba ushaka ko nakujyana kwa mudugudu kubera ikibazo cy'umwanda wawe sibyo ndeka njye na kadete udushyire kure sibyo
turemeranyije umuvugisha iki inyuma vuba ninjira muvugisha buriya ntabwo yambonye kubera ibintu byatangiye nimba mbabariye ntacyo ngo wari uzi ko yataje njye wayimuguriye ariko nyine ngaho genda ariko cyakoze uze buke kubera ko hari igihe ndi buze kugukenera mu biri kugutuma ariko ugende mu mugongo wanjye ndakwemera cyane subize hari igihe rega ngukunda rimwe na rimwe hari igihe ngukunda rimwe na rimwe ariko hari n'igihe ubivuga y'imirizi 5 ariko iyo wabaye imbwa y'imirizi 5 mba nakwanze ariko reka nkubwire sigaye ufite amafuti menshi uzaza ugendera kuri gahunda zanjye sasa ngwino tugende kandi wowe uceceke ninjye uramuvugisha ariko nuko yambaye imyenda myiza namuguriye reka tugere gikwabure reka mbwize muri iyi quartier y'inanga ngiye ninjye by'umwana uriye ariko uri kwibuka yuko birange namuteye amezi Maheru wowe kigori gishyimbo cyagaze ko kimeze waruzi kuri inda yanjye y'amezi 3 ngo none ngarange ako nta nisoni ufite iki ariko wabonye nkihorera ugira ngo njye unabyibagiye bro wamuteye inda wowe uzi ko umusista njye namusohokanye 30 bro ibyo bintu by'inda rero njye ntabwo mbyumva urumva bro kandi nutumye genda abatari kadete wanjye basohokanye 30 abatari kadete wanjye musika mumunyize marikero mbabwira akantu kejo numva umutige ngiye kwakorera sibyo uko mumbona gutya ubuzima bwanjye nahira maze imyaka myinshi nkora mwaruriya rugo ruriya ngo kunya mukobwa ndiye maze imyaka myinshi ariko rahira imyaka myinshi nkora muri ruriya rugo ukora iki mandahira nyine muri mirimo yaho simusanze ndi kwera hano muri urutoki ugira na gutya kanabatekera se mwana gira uti mbakorera umutahu mbese muri inshuti ndamuvugana ntambagira abana bose ngo abantu nyine yakuri turabana ngiye kwera ko marirwa mu rugo ntabwo twaba tutavugana mureke rero mbagura ukuntu abakorera umujyi yes murebe ukuntu ikiye kubigenza mwebwe muzaze bose ntawe uhari hanyuma mbakingurire mumurebe mubaze wakunda muri mwebwe amugabo we ko ikintu cyoroshye uriya mu boss Silver ko numveshe gana nuwanjye rubunda ko nakantu toto wowe cyatse kamubwira ukuntu tubigenza have wumva ukuntu tubigenza ejo boss ntawe uzaba hari yega mwaza nabafungura no mukamureba ko sakano kumvikana mfite agatekerezo wangu wazaze yakubitsemo wa mwendere no umva ibyo ni ibyanyu mwebwe muzaze bafungura kunda ni ibintu asubira kuvuga ku cyumweru mwe muri kumwe ariko nubundi ninjye sakunda ninjya kubusanye tumurapfubusa sinababwiye ngo muzaze byo ni nuko ngubyo ariko mwongere guseriga akira gikwawe urari igihubi cyane rwose ariko ngiye kuzakwemeza ntari kabisa ariko nari nkwishe ariko nta kibazo ariko urangiza neza shubi